amaze kudutangira na mugenzi wanjye twamaze nk'iminsi 3 turara hanze ya gare amafaranga yose yasa nkaho yashize asigaye ibikoroto gusa ibikoroto bino babara gutya ku ntoki ni kuvuga ko twaryaga rimwe ku munsi tukararira irindazi n'icyayi njye na mugenzi wanjye tugasangira tuba ahantu gutya mu kizu kimeze nkaho kirimo abantu nyine badafite aho baba baba bahungu nabo baza kuzana ubwato tutangira kwambuka tutarenga metero 10 gusa ubwato butangira kuva muri uko kuva amazi azamo nijoro turadaha n'intoki biranga turadaha biranga batubwira ati muvanemo inkweto zanyu bezo mudahisha tuzivanamo ukazigira nk'igikombe mugasuka hanze mugasuka reka da uko mudaha ayo muvanamo ayinjira mu bwato akaba ari nk'inshuro nk'eshanu yego barareba baza gusanga ntabwo byashoboka natwe tudaha bishoboka byose ngira ngo harimo hari n'abayatamiraga bagacira kugira ngo uburyo bwose wabasha kuyavana mu bwato iri ku musozi hejuru Cape Town gereza ikomeye yayindi n'umuntu atabasha no gutoroka habamo n'abantu bita ngo n'aba gangsters n'abandi baba barafunzwe ubuzima bwabo bwose ariko naje kumenya yuko niyo gereza n'umundi ni nayo Mandela yafungiwemo we bamara nk'umunyacyaha nyine kubera politiki y'ivangura y'uruhu impamvu nakomeje kwifata mu mutwe niyo mpamvu Polismore prison ubwo mba ngiyemo mbamo aho ngaho ni nawo nahuriye n'umugabo witwa Yesu umugabo kwako njyewe kujyamo si ukumfunga nk'umunyacyaha yarambwiye ati njyewe ninjye Yesu w'i Nazareti no muri Congo Brazzaville Yesu ari muri prison yes yarambwiye ati njyewe ndi Yesu ukumbona gutya ni njyewe wapfiriye ku musaraba mubaza inkovu arambwiye ati zarasibamye cyangwa amaso avuga ko atabona neza kubera intuze ntago urajya ku kigero Imana ishaka cyo kuyibona ese mama we nindi mama wanjye n'Ibikira Mariya yego none se uri gusa se reka nangire mbahe ikaze abantu badukurikira mu bice bitandukanye by'isi iyi ni Iris TV ni ikiganiro cya mbere dukoze muri uyu mwaka w'2023 natinze nitwa Calvin Mutsinzi uyu munsi dufite umutumirwa wacu araza kuba twibwira reka dutangire atwibwira umwaka mushya Calvin yego nitwa Eric Bright Kayombayire ndi umwanditsi yego umwanditsi w'ibitabo ariko ubu ngubu mfite 2 ntago biragera kure ariko izo ndoto zanjye okay uyu munsi rero hari inkuru turi bwibandeho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi bitewe nuko hari inkuru twamenye yanditswe mu gitabo cya Bright nkuko ababwiye amazina yiwe ariko hari ukuntu atatwibwiye neza uri umugabo udatuma hari abantu bazakureba bagatangira kudusaba nimero bavuga ngo uyu ni umusore ni umugabo wubatse ufite n'abana 2 b'abasore imyaka 10 igana kuri 11 imyaka 6 ntago ndi babaga bakiri mu nzira zo gushaka abana ndashyitse rwose hanyuma twatangira hari inkuru twaganiyeho na Bright yavuze ko afite ibitabo bigera kuri 2 ariko imwe niyo twibanzeho iyi nkuru yuko yigeze kujya muri Afurika y'Epfo cyangwa South Africa hanyuma agiye kutubwira mu ncamake iyo nkuru ko yatangiye igitekerezo cyaje kugeza aho yaje kugaruka mu Rwanda kujya muri Afurika y'Epfo nagiyemo mu mwaka w'2007 hari mu kwezi kwa 4 icyo gihe ari umusore w'umurundi nanjye nkiri umusore nkiri mutoya yaraje i Nyamirambo iwacu mu rugo twari duturanye aho nabaga noneho aza atubwira inkuru ngo z'ukuntu ngo hari abashuti be bagiye muri Afurika y'Epfo bakaba bafite akazi gakomeye barize za kaminuza none ntangira kumva amatsiko aramfashe nkamuganiriza nkava mu rugo kwa ko twari duturanye ni nka kuva hano kugenda nka metero nka
nka 300 tukaganira numva ni byiza ariko kera kabaye aza kubona amafaranga aragenda agerayo aciye inzira zo hasi amabisi ibihugu ibindi ariko aza kuhagera amaze kuhagera aratwandikira njye n'abandi basore nabo twabaga tumuganiriza abo ngabo nabo nibo tuzajyana amatsiko nyine yaradufashe abasore babiri noneho atubwira ko yageze amahoro ko munze nta kibazo cyamubayeho kandi ko byumfashe ibyumweru bibiri nk'uko yabikekaga noneho twumva yuko wa mugani nk'uko bivuga bya bintu birakoreka yego natwe dushobora kugenda tukazahagera nta kintu kitubayeho kandi aho twateganyije koko akazatugeza n'igihe nyacyo koko nk'uko twabipangaga ntagire ikintu gipfa twumva ko plan koko niyo ngiyo uva i Kigali rero wavuye i Kigali ujya hehe waciye mu buhe buryo ugenda kugira ngo mbere yuko ngenda nawe yahamaze nk'amezi ahangaha abo basore babiri mvuga bo bari baragiye Kampala kubayo hari ibyangombwa bashakaga none ngenza kubasangayo kuvuga ko navuye i Kigali mpita njya Kampala yego ndabasanga none ngeze Kampala dutangira guplaninga uburyo tuzagenda turi batatu tuva Kampala tugera yari bisi yagomba kuva Kampala ikajya Lusaka twagombaga kubanza guca muri Kenya Nairobi tukajya Dar es Salaam tukabona kujya Lusaka yego duca muri iyo nzira ibihugu nkubwiye Kenya Tanzania na Zambia none twinjira muri Botswana mu buryo butemewe n'amategeko Afurika y'Epfo mu buryo bwo gusimbuka imipaka nabwo butemewe n'amategeko yego tuza kugerayo ariko tugezeyo tuza kubigana neza nza gusanga uko natekerezaga ibintu siko bimeze wa wundi nangiye kureba arampindukana bimera nkaho atanzi kuko ihakana izuba riva nyuma nza gushakisha uburyo bwo kuza mu Rwanda nk'umunyarwanda wanze gusebera mu mahanga kandi nkiri umusore ufite imbaraga zo gukora no kugera ku ndoto nashaka kugeraho ntarinze kujya kubishakira imahanga biba ngombwa yuko nza gushaka uburyo bwo kugera mu Rwanda nza kuhagera mu kwezi kwa 7 muri uwo mwaka icyo gihe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka igana kuri 30 ntabwo nakwibuka neza none ariko cyo 30 yari itaruzura nari nyiri umujene rwose amaraso ashyushye amagara matoya ikihutirwa cyane nk'impamvu yatumye wumva ushaka kujya aho hantu ngira ngo muri icyo gihe ukiri mu Rwanda wari ufite akazi uko n'iki cyaguteye kumva yuko ukeneye kuva hano ukajya gushaka cyangwa se ukagenda impamvu ntabwo turayumva impamvu yatumye uhitamo kugenda hariya cyabinteye nuko no mu Rwanda amashuri nasanga nkaho nageze kure nari nararangije numva na kaminuza narayigize muri KIST ariko nashaka kongera amashuri ariko none nkayongera mu gihugu gisa nkaho giteye imbere rero ku mugabane wacu nicyo gihugu gikize kurusha byose yego warebaga nk'icyo gihe bakakubwira ngo umuntu yarembye bagiye kumuvuza muri Afurika y'Epfo koko abaganga bakora ibishoboka byose umuntu n'ubundi akavayo yakize yagiye mu buzima busanzwe yego cyangwa se ariko wanabaza amakuru kumva yuko n'undi abaganga bamuvuye n'abanyafurika y'Epfo bizi wabo ukareba ukavuga ati kaminuza zabo ku rwego rwo muri Afurika ziri hejuru cyane ariko none ukareba ukavuga ati hano hantu nubwo ziri hejuru nta hantu nshobora kugera turi ku mugabane umwe ngiye muri kino gihugu kukigeramo ntago byananira simwe ko nashaka kujya i Burayi simwe ko nashaka kujya muri Amerika ndavuga ati hano hantu nubwo naca inzira zo hasi nkaruha sanzwe ko harimo ibindi bizazane hagati ariko nibura koko mfite amahirwe yo kuhagera rero uwo musore atubwiraga yuko yari afite buruse yo kwigayo Cape Town muri kaminuza ko natwe tuzagerayo tuzazibona akabidusabira ariko ikiruta byose n'ubundi wamara no kwigayo ukaba wanakora ariko nanone ukaba ufite impamyabushobozi iturutse mu gihugu gikomeye no muri kaminuza zihabwa agaciro ku isi icyo kintu cyo kintu cya mbere wabivuze kare dutangira ikiganiro ko wavuye mu Rwanda ujya i Bugande ujya no mu bindi bihugu hari nk'ibintu bishobora kuba bitaragenze neza mu rugendo rwawe kugira ngo ugere aho washakaga kugera muri icyo gihe mbere na mbere byatangiye gupfira Nairobi tutararenga umutaro kuvuga yuko imodoka yagomba kutuvana Kampala itujyana Lusaka
ni imodoka imwe y'Ubugande, ni bisi bita Scandinavia. Ubwo tike yagomba kuba iyo ngiyo, amafaranga ntabwo bayaturiye, ahubwo habayeho ko bataravugisha ukuri, batarabaye abanyamwuga ngo bavugishe ukuri, kandi babona yuko abantu bari mu rugendo ruvunanye. Twagomba kugera Nairobi, bakaduha amacumbi yabo tukaruhukamo kugira ngo dushire amavunane tubone gukomeza urundi rugendo, kuko urugendo rurerure cyane. Ariko tukimara kuhagera hari mu gitondo imvura yaguye, twaraye tugenda ijoro ryose, harimo kunanirwa cyane, bahita batubwira ngo nta by'amacumbi, ahubwo iminota 30 mugomba guhita mujya mu yindi bisi yacu ikabakomezanya Dar es Salaam. Ukumva abantu barakubwira ati kuva Nairobi ujya Dar es Salaam byonyine ni umunsi cyangwa urenga, nta kurya nta kuruhuka, mwese mujya mu yindi modoka. Noneho no mu mutwe uwo mwanya uhita wumva ubaye ukuntu n'ubwonko ntabwo bugitekereza neza, utangira kwibaza ese ibintu ngiyemo ubundi koko bimeze gute, ese ko bitangiye gusa nkaho binjegeza hakiri uko nabishakaga, uko ntabishakaga. Nagize imitima irinda ndavuga ati nsubire mu Rwanda, ese nisubira mu Rwanda za ndoto nishyira ku munzani wagije ibiri inyuma, ese ko ndi umuntu w'umugabo aka kantu kambaye yose nakihanganira, ese ko abandi bagenda bakahagera, ese ninsubira inyuma sinambaye ikigwari. Uwo mutima rero wundi urantsinda, urambwira ati ni ugukomeza. N'abashuti baje turakomeza uko ari babiri, tuza kugera Dar es Salaam. Noneho Dar es Salaam ho nta kintu gikomeye cyabaye, ariko ikintu nako cyarabaye, ya bisi yo ntago ho twari kubanza kuharuhukira gatoya, naho tukabona indi cumbi, ariko twageze nijoro hakonje mu mvura nyinshi, ariko bisi iradusiga ituraza muri gare. Nkuko ujya ujya Nyabugogo ukabona nk'abantu baraye muri gare hanze, yego uzagende umunsi w'nimugoroba uzababona neza neza, natwe twaraye ku ntebe aho ngaho hakonje cyane. Ubwo bisi yadutaye, abagenzi hafi ya bose bo bagombaga kugarukira hehe aho ngaho, nabajyaga muri Tanzania, kimwe uko n'abandi nabo bwa mbere baraviremo muri Kenya bagiye Nairobi. Twebwe twari mbarwa mu bakomeza Lusaka, ubwo turara aho ngaho ku ntebe za gare. Ubwo muvuye Tanzania Dar es Salaam mwahise mujya hehe? Tuvuye Dar es Salaam aho ngaho twabonye bisi mu gitondo tubyutse, ariko nayo yaba abandi siko tujye none twaraye hanze, iratujyana itugeza aho bita Namanga, ni ku mupaka wa Tanzania na Zambia. Naho n'urugendo rurerure cyane, narwafashe nk'umunsi kingana iki? Umunsi hari bira bihugu ni binini cyane, nta bintu byo gufata amasaha, ibintu byinshi bibara mu munsi cyangwa umunsi urenga. Ntabwo ari nko kuvuga ati mvuye hangaha Gisenyi kugita amasaha 3, zanuza zitaraza iri nk'amasaha 3 zino za ano makamera no speed governor. Aha none ni umunsi, bihugu binini cyane, handi ushobora no kugenda mu mirima, ariko kaburimbo nyine urabyumva, ariko ugashobora no kumara amasaha 5 ari imodoka nyine igenda nta bandi bantu bari mu nzira. Ubwo tuhagera ku mupaka, urumva twavuye Dar es Salaam mu gitondo cya kare, tuza kugera hariya hari ku manywa, sinibuka neza niba ari umunsi koko cyangwa iki cyondo cyo hari ku manywa, niba ari undi munsi wari warenze, niba ari kisimbizi, hari nko ku gicamunsi ku saa 8. Tugera ngaho ku mupaka wa Tanzania na Zambia. Muvuye aho rero, aho ngaho naho habaye rero ibibazo bikomeye cyane, ni naho twatangiye kubona yuko urugendo rukomeye rurimo ibizazane byinshi kurusha uko umuntu yanatekerezaga. Nta ibizatubaho, nta no byari bihuriye namba no kuba twararaye hanze Dar es Salaam, no kuba imodoka yarese yirukanka Nairobi tutabanje kuruhuka. Ibyabaye guhera uwo munsi nibyo nise mu gitabo cyanjye ngo uwo munsi nibwo urugendo rugana mu ndiba y'ikuzimu rwatangiye kuri twebwe. No kuvuga ko aho ngaho ku mupaka mbere na mbere twari tuzwi nk'abanyarwanda ngo kwinjira muri Zambia nabo badasaba visa. Yego, sinzi niba ari byo cyangwa ariko akundi ibihugu bimwe na bimwe bijya gutya bikagira abantu batagendera ku mategeko. Baratubwiye ngo barababeshye ngo umunyarwanda winjira muri Zambia ngo n'amadolari 50, ariko abantu bo mu karere bo binjiragamo ku buntu. Abaganda n'ababonye, abanyakenya n'ababonye binjiramo ku buntu.
ariko twebwe batugezeho amadolari 50 visa tuyasabwa visa ni igihe kingana iki iyo umuntu akubwiye gutyo ubita utumutwe sinamenya ngo ni ibiki nabonye adutera mu ntarwo nanabisomye simbye kubera ko ni inzira gusa washakaga yo guca muri icyo gihugu urumva mbe na mbere aya madolari 50 akuvuyemo n'amafaranga y'urugendo wari ufite abaze ugatangira kubona yuko utangiye kuyacokoza mu bintu utateganyije utaruzi uko binabaho muri weta habamo birangirika hari ahantu ngiye nzahagera ko amafaranga natangiye kuyakoramo turamwinginga kandi mutarabibwiwe mbere y'uko muhaguruka habe na twa tuzi ko visa tuzasaba ariyo kuva Lusaka twinjira muri Botswana guhera twa tuzi ko visa tuzagomba imwe gusa ko Afurika y'Epfo twa twapanze yuko no kwinjira mu buryo butemewe n'amategeko ko birazwe nta byo twari tubizi ko aho hantu ariko bizagenda none aremera tumuha 30 apana twese hamwe buri wese yivana 30 mu mafaranga yateganyije amadolari ubwo turagenda tujya Lusaka tugeze Lusaka twakirwa n'abagabo b'abarundi batwakiriye neza bagiye kera baramaze imyaka 30 ngo Lusaka batajya iwabo ariko bari baziranye n'umwe muri ba basore twe twajyanye nene wayo planningaga akatubwira ati nitugera aha ngaha uyu ngo azatwakira aho ngaho rero umaze kwajyana nkaho ugeze muri kimwe cya kabiri cy'urugendo n'andi urugendo rumeze kuriya iyo urugezemo ngaho byanze bikunze ugomba kugira aho ushikira ukaruhuka iyo utahafite rugakubita hasi ushobora no kurara hanze ushobora no kuba amayobo udafite no kwakira ugatuza gahoro ukabona aho uryama ugasa nkaho uhumetse ugatangira no kureba imbere ubwo rero imbere niho hari hakomeye kwibaza se ahantu imbere handi ko noneho kwinjira bitazaba byoroshye turakora iki komeze yego noneho ubwo mu kwicara ngaho kuri abo barundi twamaze nk'icyumweru batwakira neza bari abagabo basa nk'abakuze twari kwa tukiri mu myaka yo hasi ukabona nyine ko ari umugabo w'umugabo ukuruta noneho aho ngaho mu barundi nibwo twatangiye gupanga tuvuga se turaca mu gihugu niduca muri Zimbabwe ubuzima bumeze nabi cyane amafaranga yabo yaratumbagiye usanga no kugura bombo ngira ngo yigura nka miliyoni zingahe z'amafaranga yabo miliyari gutunga miliyari byo abazimbabwe bose byari ikintu gisanzwe bara miliyarderi kubera amafaranga yabo yarabaye nk'ibipapuro mu cyagiye cya Mugabe harabaye kwaka abazungu ibikingi baza gukora ibishoboka byose sinzi ikintu cyabiteye igihugu baragikenesha inflation iza kuzamuka byarindi biteye ubwoba n'abaturage batigeze batekereza icyo gihugu rero ntabwo ari kukiteza byari nko guca mu muriro ikindi gihugu twagomba gucamo ubwo ni ibihugu bihana umupaka na Zambia twatekereje Mozambique ukumva koko byashoboka ariko ukareba uciye muri Mozambique urahingukira Pretoria mu murwa mukuru wa Afurika y'Epfo Pretoria kandi twagombaga aho twagomba kujya nyuma twagomba kugera urugendo rwacu twagomba kugarukira Cape Town ni hasi Pretoria kugira ngo ugere Cape Town ugomba ubuciye bya gutanga amafaranga ugeze Pretoria kuko muri Afurika y'Epfo sava urahageze ariko se kugira ngo ugere Cape Town biranza kunsaba guca Johannesburg nandi mafaranga ntabaze none nimpava mbone kujya Cape Town ukumva byonyine urwo rugendo ruguciye intege kubera iki ayo mafaranga utateganyije kana none wagomba kurara nta buryo wava Pretoria ukajya Johannesburg nta muntu ukwakira ukagera Cape Town nta muntu ukwakira byaba bimaze gukuriraho ntago uzi naho wanarara none wanareba kiriya gihugu kiri mu bihugu byo muri Afurika bishobora kuba bifite ubwicanyi buri hejuru cyangwa ubugizi bwa nabi buri hejuru ku mugabane wose ukibaza uburyo ushobora kumara byonyine kugeza saa 2 z'ijoro saa 3 muri cya gihugu uri hanze uri kugenda utaza aho urara ntabwo byari gushoboka ubwo byavugaga yuko byanze bikunze urupfu uri gukina narwo ruri hafi uri kurukirigita nyine ukina n'inkuba aho ngaho rero bigasaba gutuza tavuga ati no guca Botswana Botswana ho
ubwo nukugenda ukagera Gaborone waturuka Gaborone ugatugera Johannesburg urugendo ugakomeza ubwo muri icyo gihe wari ufite abantu wasize mu Rwanda wavuganaga nabo wari ufite access kuri communication nari mbafite nkuko watangiye umbaza mpaguruka navuye mu Rwanda icyo gihe nabaga mu rugo n'abavandimwe banjye n'abashiki banjye noneho ngenda mbasize ariko nari mfite n'umukobwa dukundana yego ubwo nawe iyo waze abawe nawe umubaramo yego n'abavandimwe n'uwo mukobwa inshuti yanjye ubwo nahagurutse ari wo nsize noneho warumbaje ngo communication wari ufite uko wavuganaga n'abantu basize inyuma noneho muri iyo nzira mu bizazane no kuvuga ko hari nk'ahantu twageze muri Zambia amafaranga asa nk'ashira burundu cyangwa se ukabona hasigaye makeya adashobora atari bukugeze aho ugomba kujya yataha kugeza namba wenda ari yandi ushobora guterateranya wenda akaba yakurenza Zambia wenda cyangwa ahandi hantu hatoya ariko ukaba ubizi neza n'amaso yuko atazigeragera muri Afurika y'Epfo yego noneho ubwo communication yarabaga icyo gihe hari kera telefone y'amasmart ataraza icyo twakoreshaga ni email yego ahantu hose twajyaga umuntu yakoreshaga yakoraga ibishoboka byose kuvuga ko niba tugeze Rusaka none ahangaha na mbere yuko turuhuka ikintu cya mbere twagomba kubanza gukora no kwinjira muri cyber ukareba yuko hari umuntu wakwandikiye mu Rwanda nawe ukaba wamusubiza uko ibintu bimeze naho bigeze noneho wagira ingorane ukaba kwifashisha abantu muri izo ngorane ko hari izo nagize amafaranga arakamuka mu gukamuka mbwira umuvandimwe wanjye arayama arayohereza kuri money Rwanda ufite amafaranga ngahe wari wabwiwe yuko ugomba gukoresha amafaranga ngana twabwiwe yuko uru rugendo ruzatwara amafaranga 400 gutyo 300 kuri buri muntu ntago nagira neza ariko ubwo uko mwageraga mu gihugu mwaravunjishaga bijyanye n'amafaranga yo muri icyo gihugu no muri kuvunjisha nabwo amafaranga atatakaramo menshi yego ugasanga ese nimvunjisha banone waramwiza ukuri ese nimvunjisha yose akanshiraho bakamba ayo kubeshya beshya kandi nta ubwo reka twihute ugeze muri Afurika y'Epfo ho byagenze gute ukinjira wiyumvisha gute ku mutima ukavuga ngo no destination igihugu nashaka kugeramo nakigezemo iki cyaje mu mutwe tutarahagera wenda navuze ubwa mbere natanya avuga yuko urugendo rwarakomeye cyane rurakomera hahandi n'umuntu yageze ahantu abona yuko n'ubuzima bwe bushobora kuba burangiriye aho ngaho aho hantu rero ni hehe ahantu ni muri Zambia na Botswana koko twageze ku mupaka wa Botswana batwangira ko twambuka bavuga ati ntago bishoboka kandi ko baratubwiye yuko ngo umuntu uri mu gihugu ngo kiri muri komesa ngo ahantu hose ngo hagenda ni free visa yes niko batubwiraga ariko Botswana tubwira ko itabikozwe Zambia yo bari ruswa ariko simbiza ariko mpamya yuko bashobora kuba barayiriye yego sinabagara n'amaguru yombi ariko nabonaga uburyo umuntu yadusaba umupolisi wari wasinze nkabona yuko harimo akantu noneho muri Botswana ikintu cyabaye nuko kwinjira muri Botswana dusubije inyuma tugira Imana duhura n'abagabo babiri batwaraga amagare bavindimwe bo bakoraga business y'iki kumanywa no kunyonga igare ubwo naho bita Livingstone bavuye Rusaka noneho utangiye kuza neza kuri Zambezi niho hahuri ibihugu bitatu hari Botswana n'ubari Zimbabwe akaba bari umunyana na Namibia birashoboka none twari ku ruhande neza ruri kuri Botswana kwambuka n'umupaka w'amazi ukajya mu bwato bunini cyane upakira ibintu byose abantu ibintu inyamaswa na kwa matungo gutyo na mu modoka byose bishoboka bikagenda noneho tuhageze baratubwira ngo nta muntu mwebwe ntago mwemereye kuguma mu kino gihugu kandi none mwinje mu buryo mutemera amategeko
ikindi bavuga baye abantu abanyarwanda tutari dufite intuzi abatari bafite ibyangombwa byuzuye yarabanje kubaza ese ninde ugiye ngeye Gaberone ugiye kureba nde adresse wayima reka da ukawurebye mu kirere none se hano hageze gute twe muri Zambia baratwinjije ariko bakabizi ko muri Zambia barya ruswa barabizi badusubiza inyuma tubwira ati rero mwebwe murasubira inyuma nimutasubira kandi mukaguma ahangaha muri kino gihugu umuntu ufashwe ahari mu buryo butemewe n'amategeko bamufunga imyaka 7 bakazabona kumusubiza iwabo muhitemo mushyire ku munzani n'ubundi duhitamo bwa bwato bwatuzanye niwe bwadusubije Zambia nanone ni ukuvuga ko icyo gihe mutabaye amafaranga Botswana nta bintu bya ruswa kuko na mushuti wanjye wagerageje ngo kwinginga umuntu yamukubise umugeri umutipa agenda atumbagira ngo harahirye yaramushose sawa kabisa yambwiye ati ntuzonye kuri iryo jambo muri Botswana hano nta ruswa ihaba noneho dusubira inyuma urumva gusubira inyuma kuvuga ko za ndoto zose ziba zibaye umuyonga watekerezaga kujya imbere none habayo gusubira inyuma kandi iki gihugu kigusubije inyuma rero ko ni igihugu kidafite imikino ni nacyo ugomba gucamo cyonyine ese nibigenze nisubira inyuma mu Rwanda ayo mfite yonyine nta nubwo yangeza ni Kigali asigaye make yo guterateranya nibura yapfa kujya muri Afurika ivuga ko kino gihugu ndakibona nicyo kiri hagati yonyine biransa gusa kurenga kino gihugu namara kukirenga nkabangeze aho nagomba kugenda kuhabona harakutaga kwisezerano kwa kundi bajya babyita noneho urumva ko mu mutwe bita byivangavanga dusubira inyuma koko Zambia Livingstone ku butaka mu kwibaza nyine ubwo twaje kubona abo basore babiri banyonga amagare ariko nimugoroba bagakora akazi ko kwambutsa abantu mu buryo butemewe n'amategeko bakoresheje ubwato bwa gakondo bari bavindimwe bw'ibiti bavindimwe batubwira ko batuye ngahantu mu gashyamba mu ishyamba no batuye batubwira ati mwebwe nta kibazo nimuze nimugoroba bino ni ibintu bisanzwe bahora bagarura abantu buri munsi ahubwo twari nimugoroba turaza kugenda tuce hirya gato twambuke ku mugezi wacu ubwo ni ntago ari umugezi yari amazi atujije sinzi byari ariko ni nk'amazi ari mu gishanga yes n'ubundi ni mu gishanga ni mu gishanga noneho twe turaza kubambutsa ahantu ku buryo immigration yanoze itaza kubabona naho twambukira ni nka muri kilometero imwe immigration murabo mubona hirya mu Butara ako tugenda nijoro ko naho bagenda ku manywa yego noneho turabasanga mu ishyamba aho bari batuye n'inzu yari irimo birabigoye ari binini ushobora kuba utuye ahangaha undi umuntu akaba atuye Nyamirambo yego tuvuye nk'ahangaha turi mu Kiyovu undi umuntu akaba atuye Nyamirambo noneho ariko dusanga abana n'abandi bantu mu rugo nta kibazo ukumva nibura mo harimo akantu k'umutekano kagarutse muri wowe kuba atari bonyine bavuga ati ese ari bonyine bakagenda bakabica ko bazi ko mwagendaga muri rugendo mukamufitemo utudolari utu n'utu twari dusigaye ese babishe bakayajyana byagenda gute ubuzima bwawe buragira aho ngaho bya niwambazaga communication y'abantu mu Rwanda abantu bazategereza ko umuntu wabo yagezeyo amaso agahera mu kirere ntibazigira bamenya aho naguye aho twaguye ariko nkanye ndivuga ko ari ngewe uri hano ntibazigera bamenya aho naguye kandi muri urwo rugendo tukumva yuko n'ubundi hagiye habamo inkuru nyinshi z'abantu bagendaga ntibagaruke ababo bagategereza bagaheba buriya n'ibibazazane babaga bagize mu nzira ushobora kuba baramwishe cyangwa afunzwe cyane noneho bigeze nimugoroba kuko nubwo twagomba kwambuka batubwira ati muri Botswana hirya babaga nyine ni nko bareba kiriya kirere ukavuga ati hariya ni muri Botswana hagati yacu harimo ayo mazi gusa baratubwira ati nimugoroba nubwo tugomba kugenda no munsi ariko abasomali dukorana bari hirya muri Botswana batubwiye yuko polisi ari nyinshi iranyanyagiye mu muhanda no munsi nta kugenda birangoye ko turaranga ubwo turari wabo ngaho n'umutima uhagaze kagatima ko kumva yuko umuntu ashobora kugira nabi kwa noneho izuba rero rimaze kurenga bita byikuba nk'ishuri 10 buriya ku manywa hari abantu ntago ari kimwe n'ubwoba bwa nijoro ubwo n'ibindi bindi no mu kindi gihugu utazi
nuko n'umuntu naho wanahungira nta na kintu kimuzi. Noneho umunsi wa kabiri nabwo bibuko nguko no gatatu, ariko wa gatatu nibwo baje kutujyana, turagenda tuhagarara ku mupaka neza neza gutya tubona ku mazi aho tugomba kwambukira. Yego. Batubwira ati mugumanga, turahaguma twicara mu rufunzo, harimo imibu biteye ubwoba ariko guceceka. Kandi batubwira ati ahangaha iyo babonye abantu bagenda nimugoroba bakabakeka, bashobora gukeka ko ari abanyamahanga bagiye kwambuka, bakaba babafata banga yuko igihugu cyabo Botswana gifata nk'igihugu kibagemurira abantu. Ego bavuga ati rero nukwisha mugende gutya ku murongo nk'abasirikare mutavuga, buri wese agende gutya nako tagenda. Nitugerayo twese twisha aho ngaho mu rufunzo bajya gushaka ubwato, bamaze nk'isaha bataza. None mu gihe twari turi aho ngaho tubona twumva imirindi umusirikare wo muri Zambia gutya, waramubonaga urebera gutya muri ibyo byatsi n'ibiki, hijimye ariko hejuru harimo umwezi, ukabona yuko ni umuntu n'imbunda ukayibona. Yaraje kunywa, niba ari urumogi, nageze ko ari urumogi kuko ari ukuntu umwuka wakotse kageragaho ukumva n'intuze gutya kugeze aho ngaho twica neza, umubu ukaza mu gutwi, nta no kujya gutya ngo urwane, ugashinyiriza mpaka wakwinjira mu zuru, wakorera ibishoboka byose ntiwitsamure. Kuko kuvuga ati uyu mugabo natubona mbere na mbere ari mu kazi ke, ari ku mupaka neza, ni ingabo y'igihugu, afite uburenganzira bwo kuba yakwikanga, akaba yarekura urusoro cyangwa yakora ibyo ashaka. Turavumbira ko kera kaba yaza kuhava aragenda, abahungu nabo baza kuzana ubwato, tutangira kwambuka, tutarenga metero 10 gusa ubwato butangira kuva. Muri uko kuva amazi azamo nijoro, turadaha n'intoki, biranga turadaha, biranga. Batubwira ati muvanemo inkweto zanyu bezo mudahisha, tuzivanamo ukazigira nk'igikombe, mugasuka hanze, mugasuka reka da uko mudaha ayo muvanamo ayinjira mu bwato akaba ari nk'inshuro nk'eshanu. Yego. Barareba baza gusanga ntabwo byashoboka. Kubw'amahirwe twari tutaragera kure cyane, baragerageza kugashya no kurwana natwe, tudaha bishoboka byose, ngira ngo harimo hari n'abayatamiraga bagacira kugira ngo uburyo bwose wabasha kuyavana mu bwato. Kuvuga ngo ndamutse nguye muri amazi byagenda gute, kandi ibyo byose ukabikora wirinda urusaku rwo hirya ku mupaka, bakumva yuko hari ikintu gishobora kuba kiri kubera mu mazi. Yego. Bikaba byikubite yuko twese ko turi batatu muri abo basore twajyanye, njyewe nabo babiri nta n'umwe uzi koga. Nanone bikavuga ati iyo bigeze ukuntu abo bagabo babiri muri Zambia nta buryo barakora abantu bangahe, hari aho bigera buri wese agakiza amagara ye. Yego. Ibyo byose ni ibintu bikuzaho mu isegonda rimwe gusa mu bwonko, ugahita ubivisualiza ukavuga ati ese ndamutse nduhamye muri aya mazi nzagenda gute, ese kondokotse bya bindi natinyaga yuko baba mu ishyamba bashobora kungera nabi, nabonye koko ntacyo batwaye. None uru rupfu rwo ko nzi ko byanze bikunze ubwato buruhamye, byanze bikunze ko nzi ko nahita mpfa, byagenda gute? Umutwe yakazamo babandi wasize inyuma, ukavuga ati ntago bazigera bamenya yuko naguye mu mazi, ntibazigera bamenya yuko urugendo rwanjye narurangije. Ariko nanjye ugatekereza muri ukavuga ati nanjye ubwanjye ndi kurohama, ntekereza byinshi, ni gutekereza ese hantu nagomba kugera ko nangiye kuhagera, ese ziriya nzozi ko nazibonaga zirangire ahangaha. Ibyo byose bikiyongeraho n'ubwoba bwinshi cyane uba ufite. Aho rero birumvikana ko situation yari itangiye guhinduka cyane. Hanyuma n'iki cyaguhaye motivation yo kumva yuko utagaruka inyuma, ugahitamo kumva yuko wakomeza kugenda kugeza aho wifuzaga kugera? Motivation ya mbere yari hari nuko nta buryo bwo gusubira inyuma bwari buhari, nta mafaranga yari ahari gusubira inyuma. Muri Zambia baratubwiye ngo bamaze kutugarura, hari ibyo ntavuze. Kwinjira muri Zambia ku mupaka wa mbere uva muri Tanzania ni ruswa. None n'uwo mugabo yatubwiye yuko igihugu cye twakinjiyemo gute, wo muri immigration Livingstone twahinjiye gute, we yasa dufata umenya nka twinjiye mu gihugu nta bitewe n'amategeko, kuko yabonaga yuko tudafite ntuze bigaragara ko turabeshya. Noneho aratubwira ngo noneho ngiye ikintu mbakorera
mumpa amafaranga andi madolari ahubwo ngiye mbahe visa yo gusohoka mu gihugu cyanjye mugende muri Botswana noneho mu kugaruka Botswana imaze kutugarura nabwo tumuha andi yo kuduha noneho visa yo kwinjira mu gihugu cye nanone urabyumva yego eh hanyuma rero urakomeza noneho ikintu cyaneraga motivation ni iki ngicyo namabura kindi ese niba amafaranga ya mbere wayakozemo mu buryo utateganyije inshuro ya kabiri ukayakoramo nanone agiye muri migration y'igihugu kimwe inshuro ya gatatu nanone indi ruswa y'imigration y'igihugu kimwe inshuro ya kane amafaranga ugomba guha babahungu babambutsa basare yego ubwo urumva yuko ntago wasubira inyuma motivation nta yindi n'iyandi y'abasirikare kuvuga ati umwanzi nyine nibigenda gutya nyine songa mbere byanze bikunze songa mbere bajyaga babivuga batiri ku rugamba abasirikare b'inkotanyi ku rugamba rwo kubohora igihugu songa mbere umwanzi nguri ariko ntago azatubuza n'umunsi n'umwe kugera iwacu ntaratuma turahabona dore ngahari turambiwe kubaho mu buhunzi turambiwe kubaho mu buzima bubi abantu abanyarwanda babayeho mu gihe cy'akarengane ntabwo tubishaka urapfa ariko uzagera hariya ku butaka butagatifu bazamenya yuko abantu babonye igihugu cyabo babonye umutekano babonye kwishyira bakizana ni icyo ngicyo rero sasa kuvuga ati aha hantu sinsubira inyuma amafaranga sinayabona kandi bashobora no kugufunga rero icyashoboka nta kintu kujya imbere y'iyo motivation noneho mu kujya imbere sasa bwa bwato yaje twaje kugira amahirwe b'abasore bararwana dusubira ku nkombe bajya gushaka ubundi ko ntabwo byatinze nta n'undi musirikare waraje wenda ngo tujye ubwoba cyane bahise bagaruka baza none ubundi bw'igiti nanone ariko bwo ubutava baragashya tuza kugera Botswana ku butaka nkuko nabikubwiye hari umwezi mwinshi nijoro ikirere cyabo wabonaga nyine hateretse nk'ukwezi kumeze nka baro kabisa nta n'igicu na kimwe kirimo noneho hasi hari ubutaka umeze nk'umusenyi ubona ari nk'umweru ariko ubwanuka dukandagiye ni hehe ni muri parike y'inyamaswa twe ntabyo twari tuzi ariko bo bajyaga bahaca dutera intambwe baratubwiye ngo za nkweto zanyu n'ubundi ntimuzambare mukomeze mutambuke n'amasogisi ntabwo twababajije iyo ufite ubwoba maze kurokoka ibintu nk'ibyo ngibyo nta kindi nakubaza avuga ati mugende mwambaye amasogisi gusa inkweto muzifate mu ntoki okay tugeza gutyo ubukapu ku mugongo ariko tukiri Rusaka hari umugabo b'abarundi bari bahaye uriya musore umwe waganaga n'abari abarundi nyine twashyikiye Rusaka bamuhaye igitoki ariko ntabwo tuzi ko ari ikimineke ariko muri uko kuguma aho ngaho muri iyo minsi cyatangiye kuneka ukanacyumva nyine nk'umuntu ko kineka nk'uko kugera vuba na vuba noneho aho ngaho tukimara kugera ku butaka bwa Botswana muri parike tutari intambwe tujya kumva ibikoko bihuma ntawamenya ngo ni ibiki ariko byarahumaga ukagira ubwoba ukacyumvira hose impande zose nka sangapi hari nijoro ijoro ridakabije saa 3 saa 4 kuko bari abatwambukije batangiye kubona abaturage ba Zambia batangiye kuryama nawe ni nka gutya ko mu Rwanda saa 2 saa 3 abantu batangiye kuva mu muhanda nayo masaha navuga ko twambukiye washyiraho ka gasa k'intuze ko kumara mu rufunzo wabyita nka saa 5 z'ijoro tutangiye kugendagenda aho ngaho muri parike ariko twari tuzi ko twe ari agashyamba nta ruswa ari parike ariko tugeze imbere twumva ibikoko tubanza kugira ngo ari wenda nk'ikintu cyavugiye ara hirya bisanzwe nyine ko akunda ushobora kumva nk'iki aho twareba yuko abo bahungu bahazi batubuye ko bajya bambutsa abantu kandi koko byaragaragaraga ukumva yuko ufite kwizera ibyo byose haramutse ari inyamaswa z'inkazi baba bazizi yego ariko icyambere kimaze kuvuga igikoko kimaze guhuma mu masegonda makeya twumva n'ibindi byinshi utamenya uko bingana amajwi yose yongera uwo mwanya yabyo noneho neza nk'uruziga ukabyumva impande b'abasore bagira ubwoba nta byo kuvuga arasinyara gutya ngo mwicare turicara turunama birakomeza
nako twakwicara bigasa nkaho amajwi acecetse ukajya ngo biri kukubona neza neza ngo noneho umuntu agiriye ubwoba aravuga ati none se ko mu mutima ko nunamye ibintu bigaceceka natangira kuzamura umutwe nteye intambwe bikongera biratureba byanze bikunze kandi burya inyamaswa nyinshi burya zifite ubushobozi bwo kureba nijoro yego ntabwo ari kimwe n'abantu noneho aho ngaho wateye intambwe ukumva birongeye mwakwicara bigaceceka mwateye intambwe ariko tuza kugera ahantu noneho wakwicara ukumva yamajwe noneho uwo musore umwe wo mu Zambia arabaza ngo ese ubundi hari ahantu harimo iki turavuga ati harimo igitoki cyaho imineke dushyiriye umugabo umwe w'umugande ubaga Berone uwo wa murundi waduhaye inuze waduhaye ikaze yatubwiye ati ni inshuti ntitwajya azadufasha nawe arashaka kumwitura nyine nk'uburyo bwo gushimira azi ko abagande bakunda igitoki ariko yamuhaye imineke ariko n'ubundi n'igitoki ibyo ari byose noneho atubwira ati ni imineke avuga ati none rero sinyare nyine mu gisiga murebe turebe uko bigenda agakapu turagasiga duhagurutse twumva biravuze ariko duteye intambwe gahoro gahoro witonze cyane urinda no kugwa urinda no gusitara ukumva ya majwi yabyo aragenda asigara inyuma neza none ukumva usa nkaho utangiye gushyiramo intera bavuga ati narokotse tuza kugera kuri kaburimbo hirya duhura n'abasomali bagomba kuza kudufata ngo bambaza ibikurikira cyangwa se ndiho nakomeza aha ngaho duhura n'abasomali hari nijoro nyine nabo ariko duhura nabo hariya hantu cyangwa hari igihe ufata urugendo buri ntambwe yose uteye ugahura n'ibizazane ukibaza se ibi bintu kubera iki buri gihe babigenze gutya abo basomali twarabategereje nk'isaha nijoro twababuze bitewe n'iki baje kuza tubwira yuko ku munota wa nyuma ngo polisi nanone yaje kuza mu muhanda kandi bari bazi kutaza kuza rero habaho uburyo bwo kutabereka ko hari ikintu kuteka polisi ko hari ikintu ugomba gukeka bo barahabaga byemewe n'amategeko nta kibazo ariko twebwe kora ko bazi ko izo nzira zimeze gutyo banga kugira ngo polisi ibafate nk'abantu bakora traffic y'abantu rero barakwepa nyine baratuza polisi imaze gushiramo abari bwo batugeraho mu mbeho twugamye inyuma y'akazu k'umuriro imbeho nyinshi cyane nyinshi ubwo rero muva hariya yego reka twihutemo gatoya tugere ku buzima bwabayeho ukinjira muri Afurika y'Epfo bwa mbere yego uravuga ngeze ahantu nashakaga kugera yego naho kuhagera ntabwo byoroshye cyane ati kubera iki nkuko nabubwiye buri ntera yose wateraga wakubitaga n'ibizazane ukavuga ati ibi bintu bishobora kuba ku muntu umwe koko akabyihanganira hanyuma Bright ugera muri Afurika y'Epfo byaje kugenda gute wiyumvisha gute ugikandagira ku butaka bwo muri Afurika y'Epfo nkimara kuhakandagira numvise nezerewe cyane ndavuga ati ingorane nahuye nazo mu nzira ibizazane byose noneho finally ngeze iyo njya ntabwo nsubira inyuma ngeze ku ntsinzi numvisemo nk'intsinzi yego yo kuba ngeze kuri cya kintu nashakaga noneho dore nganda hageze ariko iyo ntsinzi kuyishimira ntabwo byamaze kabiri kubera ko twarahageze muri Johannesburg mu mujyi muri gare duhamagara wa murundi wagomba kutwakira wa Cape Town tumumenyesha ko twahageze atumaho abantu be batuye aho ngaho Johannesburg bahita baza batwara umwe muri twe bari baziranye n'ubundi ari we yipanga wa wundi waduje n'abandi bo muri Zambia twe dusigara aho ngaho na mugenzi wanjye aho ngaho hari nimugoroba saa moya saa mbiri usigara gutyo nta no kurara nta muntu uzi nubwo ugeze ku ntego ariko uyigezeho gute uyigezeho urebye nabi warara hanze ntuzahuva ntuzahujya noneho bigatamera nka wa muntu bajugunye mu butayu nta mazi ntaho yerekeza nta kintu na kimwe yakora naho ngo n'uburyo twageze muri Afurika y'Epfo
Okay. Hanyuma rero wavuze mu gitabo cyawe kubera ko inkuru turimo ijyanye n'igitabo cyawe. Yego. Wanditse ku nkuru y'ibyo byakubayeho. Wavuze yuko kuva mu Rwanda kugera hari umuntu wari wizeye ko agomba kukwakira. Byagenze gute ukihagera? Yes. Okay. Niwe n'ubundi watumyeho baza gufata mugenzi wacu. Ariko muri uko kuguma aho ngaho amaze kudutangira na mugenzi wanjye twamaze nk'iminsi 3 turara hanze ya gare, amafaranga yose yasa nkaho yashize asigaye ibikoroto gusa. Ibikoroto bino babara gutya ku ntoki. Ni kuvuga ko twaryaga rimwe ku munsi tukararira irindazi n'icyayi njye na mugenzi wanjye tugasangira tuba ahantu gutya mu kizu kimeze nkaho kirimo abantu nyine badafite aho baba ku buntu. Kuvuga ati hari abantu barara muri kiriya kizu kiba Nyabugogo. Hanyuma rero birumvikana yuko wahageze ibyo wari witeguye ko ugomba kubona ntabwo ari byo wabonye rwose. Umaze kuhagera ukabona yuko ibyo washakaga utabibona. Ni ikihe kintu cya mbere watekereje gukora? Ikintu cya mbere natekereje gukora ni ukwanga kwicwa n'inzara, ni ugukomeza kubaho. Kuko nakubwiye ayo mandazi twarariraga iminsi 3 haraho byageze noneho niba ryari rindazi rimwe buri wese biba gusangira rimwe. Niba ari icyayi cyo kirakama burundu. Kugeza ubwo umunsi wundi waje kugera turaburara burundu nta kintu na kimwe cyo kwishyura. Urumva ko umaze iminsi ngahe utunzwe n'indazi n'icyayi byanze bikunze umubiri nawo uwa nta ntege ufite, none ukaniyongeraho ko ubutangiye urugendo rwo kuburara. Aho ngaho rero kwanga kwicwa n'inzara niwo hantu nabitaga telefone kamwe nakoreshaga n'undi muri urwo rugendo. Telefone yari yanjye na Nokia kakira amasmart yarataraza nyine ariko kari gafite value. Ndatekereza ko najya ngenda ngo muri iyo gare yo muri Johannesburg na magare ni gare iba yubatse imeze nko mu nzu, harimo nko muri exposition nyine ibera mu nzu nka zimwe z'abanyamisiri nkuko ubona ugenda muri chic ni nka kuri haba hameze nyine amazu ngaya banacuruzamo n'ibintu byose nyine bikomeye n'ama companies. Noneho harimo umuhinde wacuruzaga amatelefone. None namurabutswe mu gihe nabaga ndi kuzerera ko twicaye muri gare umunsi wose tukajya kurarira irindazi. Nta kintu kimwe wakora, ntiwajya hanze, nta muntu uzi. Noneho umuhinde nigeze kubona mpita ngenda njya kumushaka nawe ati kano ga telefone ndakagurisha urama ngahe? Aramwira ndagwa amarandi 200. Amarandi n'amafaranga muri Afurika y'Epfo. Neza naye nabajije umunsi wabanjije ayo marandi 200 niyo akuvana aho ngaho Johannesburg na gare ya moshi akakugeza Cape Town. Intego yanjye n'undi yari yaye ni gukomeza kujya Cape Town. Kuvuga nategeza mu mutima wawe ese kuba abantu baje kudufata tutabazi boherejwe na wa mutipe akaba atari nyir'ubwite waje, ese ntibaba baje bo bakaba aribo bikoreye ibyo bishakiye? Ese koko nyir'ubwite buriya ndamutse mubonye koko nkamubwira ko nahageze sinasanga bitandukanye n'ibyo bo bakoze. Numvaga yuko muri njye kirimo kakano ko kumva yuko ngomba kumusanga. N'umuntu arayampa garamushe ndayifata mu gitondo ndagenda, ariko nkimara kwajya no muri Cape Town neza ndamuhamagara. Hari umuntu ko twicaranye n'umunyafrika y'Epfo mwirabura nananse nibera ya telefone kuko yanye nayigurishije. Namubwira ati uno muntu mumamagarire. Aremera ntabwo yandurije. Niwe muntu w'umunyafrika y'Epfo nabonye wagize neza kuva iyi nuza yatangira. Aho ngaho ibindi byo birimo mu gitabo hari undi bazamubona umushoferi ariko mu nkuru birimo. Noneho aramuhamagara. Amuhamagaye ndamubwira ati ndikanaka. Tubanitiranwa nayo nibaze nawe nabitwa Eric. Nawe ati Eric ni wo mu Rwanda ngeze Cape Town. Mwijwi atayikanga uwo mwanya araceceka. Ndamubwira ati ese ntabwo uri kunyumva neza? Ariko nkumva cyane nkumva network irakora. Yesu asubiza ijambo rimwe. Yarambwira ati ndahantu kure cyane nta nubwo nzanagaruka Cape Town. Gutyo yambwiye. Ngiye kumaza wa mugenzi wanjye nimugoroba bajyanye telefone barayikubye. Ariko ndagenda ngerayo
nagezeyo gute urumva nageze muri gare ya Cape Town kwanga kuzerera kubera experience yo kwicirwa n'inzara Johannesburg navuze ati n'umuntu nigeze ahantu bisa ni muri gare situation imwe nibigenda gute kwa kundi yanzara ubwo rero nirindaga icyo kintu kwa kundi igikubise umuntu rimwe burya inshuro ya kabiri ngomba kukirinda ndabatereka nsohoke wenda nshakisha umuntu wamfasha ibiki niko natekerezaga nyine mu mutwe nzi uko bishoboka ariko mu gukata aho ngaho numva abasore bari kogosha muri salon de coiffure bavuga igiswahili nishyamo kari abarundi umusore araza arambaza ati bakogosha mu giswahili ngiye musubiza mu cyane nabati ngiye ntabwo negoshesha ahita avuga mu kirundi nawe ati ngewe narinje kureba umuntu gutya na gutya mu Burundi yatwaye mugenzi wanjye nimugoroba ngewe nasigaye yitwa nde igura cyatuye he atuye hana okay undi musore wamaze kumugosha mu Burundi araza arambwira ati ngewe nagufasha uwo muntu ndamuzi n'uwo musore uvuga nimugoroba arawe hageze nimugoroba nababona nyine ku mugoroba bari kumwe arakubeshya ntabwo wigeze avuye muri Cape Town arahari n'ungu naye nkakwereka aho atuye aho ngaho nahise numva nezerewe acyabuka moto ke yafite moto itwara amabarwa gutya hose mu mujyi arangezeho nimugoroba maze kuhagera wa musore bari batwaye nimugoroba ahita ambwira gutya wazi ikintu cyabaye none nyacyo muri make ndakimenya cyabaye nta kindi uwo musore w'umurundi yavuze yuko adashaka kwakira umuntu apana umushyitsi ntago ashaka kwakira uno muntu bitewe n'uko ari uyu n'uyu bya bindi byacu mu Rwanda ni Burundi yavuze yuko abantu bameze gutyo ntibagomba gukandagira muri uru rugo ni gutyo yavuze numva birakomeye uwo wundi aragenda aramfasha mbona aho nkinga umusaya ubwo rero mu gitabo cyawe hariho aho wanditse yuko bigeze no kugufungaho yes noneho muri uko kugira aho nkinga umusaya uwo ngo wamfashije ubwo ari ubuzima bumugoye n'umunsi akanzana iwawe mu bashuti be ba hafi nkaza kurara iwawe ejo bundi akaba se wowe nta wundi muntu uzi wadufasha nawe akaba amucumbikiye ijoro rimwe ukabona yuko n'ubuzima bubagoye cyane ariko nanone ikiruta byose wanabireba ukibuka ese nkiri mu gihugu cyanjye ko nakoraga ko nari ntangiye kujya mu buzima bwo kwitunga bwo kwigenga uvuga ati ndi kuva mu busore njya mu buzima bw'umugabo ushobora kwitunga utakiba mu rugo ese iyo ntuze iryo shyaka ryagiye hehe ese inze koko njye kuba inzererezi mu gihugu cy'abandi mfite igihugu cyambyaye kidashobora cyampa byose nyine urabyumva iwanyu ni iwanyu hano navuze mu gitabo ngo isomo rya mbere navuye muri kino gitabo ni uko nta heza haruta u Rwanda nta hantu na hamwe uzajya ku isi nk'umunyarwanda ngo ubone ahantu na hamwe hashobora kukurutira igihugu niba cyaba igihugu giteye imbere kajana ariko burya ntazaburamo akantu kakubaho kakwibutsa yuko igihugu cyawe kiruta bya bihugu byose wagiyemo noneho kwanga kuba inzererezi kwanga igisuzuguriro mu gihugu cy'abandi kwirinda ibyo bintu yanshyizemo urwo rwango rwe ibyambayeho ibiki ntateje ndavuga ati ibyo byose ngomba gusubira iwanyu rero inzira yari imwe nta yindi yari guca muri gereza niko bimeze iyo winjiye mu gihugu bitewe n'amategeko hariya ahandi sinzi uko bimeze inzira ijya iwanyu igomba guca muri gereza ubwo naragiye njya kuri polisi ndabasanga ati ngewe ndashaka gutaha nabonaga yuko ninkomeza kurushya abantu nabo nibagera bakananirwa bakaba baguta hanze kandi ugutanze muri Afurika y'Epfo burya n'urupfu kandi ikindi kintu gikomeye muri ayo mezi mu kwezi kwa karindwi kwa gatandatu baba batangiye igihe cyabo cy'ubutita bita winter haba hakonje cyane izuba riva ariko udashobora kuryumva ahubwo ukagira ngo wowe uhagaze muri firigo iyo winter yari yatangiye abantu bose bayihungira mu nzu bayihungira mu ki nta wundi buryo bahungira muri winter kereka umuntu utuye mu rugo nyarugo utari inzererezi ubwo rero ndagenda njya kuripotinga mbwira polisi ngiye mfite igihugu ndashaka gutaha ko nta wundi muntu agomba kungeza mu Rwanda ni leta yonyine yes ko narebaga u Rwanda nta mafaranga ufite nta na kimwe n'uwo muruho ntabwo wawushobora navuga amakiriro nta yandi ni iwacu byanze bikunze
hanyuma rero ujya kuri polisi muri gereza. Yes, none njya kuri polisi hari kwa gatanu bashyira muri kasho, ariko inkuru zo gufungwa narazumvanye abantu ariko ntazizeye, ariko aho ngaho 100% nahise nzibona kuwa mbere bukeye. Nahise ko ngewe wenda ariko bazataba ntana muri mikoro nafite passport, nanze kuyita mu gihe turi mu nzira abandi barazitaga, ariko abantu bababwira ariko ntago ari byiza, nyanze kwita ahubwo nyisha munsi ya masogisi hagati y'urukweto n'isogisi, ndayigendana nyigirana ahantu hose ndayimuha. Kuwa mbere noneho mu gitondo haza kuza imodoka, nari nzi ko ari imodoka igiye kunyana kuri airport, nyine ibitekerezo by'umuntu umutinde nyine urota icyo ashonje ashaka, ahubwo imodoka iragenda ijya kuri gereza bita muri, iri ku musozi hejuru Cape Town, gereza ikomeye yayindi n'umuntu atabasha no gutoroka, irinzwe mu buryo bya bindi ubona muri filime byaba Prison Break, ukabona aba Scofield hari ababaga muri iriya penitentiary yanuze abantu b'abanyabyaha bakomeye. Yes, neza ni kwameza. Habamo n'abantu bita ngo n'aba gangsters n'abandi baba barafunzwe ubuzima bwabo bwose. Ariko naje kumenya yuko niyo gereza n'umundi ni nayo Mandela yafungiwemo, we bamara nk'umunyacyaha nyine kubera politiki y'ivangura y'uruhu. Impamvu nakomeje kwifata mu mutwe niyo mpamvu Police Prison. Ubwo mba ngiyemo mbamo aho ngaho, ni nawe nahuriye n'umugabo witwa Yesu. Umugabo kwako ngewe kujyamo si ukumfunga nk'umunyacyaha, niwe uvuga ati leta iragufashe ikubitsemo, kwako ntabwo bakubika muri kasho, bakubitse muri gereza. No kuvuga ko niwe ugezemo kuwa mbere, immigration yazaga kuwa kane. Ba immigration bagomba kuza muri gereza buri wa kane kubaza niba nta bantu bo gutahana, babaza ariko n'ubundi baje kubafata, ariko bakajya kuri buri cyumba babaza. Noneho ngiye bashyize mu cyumba kimwe, abantu bakanga ko uraraho, ugasanga nk'umuntu afite icyumba bagezemo kera babaga ari abantu ariko batakatiwe, uwakatiwe n'ibindi bindi bo nabwo nanababonye. Mwese muri aho ngaho murindiriye icyemezo cy'urukiko, abo ngabo nyine b'abanyabyaha babaga bafitemo ibitanda nyine bamuzemo amezi 5, 6 gutyo. Yaragize nk'iwe akafite igitanda cye hasi cya etaje, hejuru agashyiraho imyenda y'indi bikapu, ukaba utakwicaraho, ukaba utakora iki, ubwo n'umuntu kwicara hasi mpaka ukanarara hasi. Umugabo witwa Yesu Kristo niko yambwiye ngo witwa Yesu, yarambwiye ati ngewe ninjye Yesu w'i Nazareti, no muri Congo Brazzaville. Yesu ari muri prison. Yes, yarambwiye ati ngewe ndi Yesu, ukumbona gutya ni ngewe wapfiriye ku musaraba. Mubaza inkovu, arambwiye ati zarasibamye cyangwa amaso avuga ko atabona neza kubera intuze, ntabwo urajya ku kigero Imana ishaka cyo kuyibona. Ese mama we nindi? Mama wanjye ni Bikira Mariya. Yego, none se uri gusa se yariraburaga cyane no kundusha, afite ibituta bimeze nka madrede bimeze ukuntu. Ariko aramfasha mu bantu bose muri iyo gereza, niwe wangiriye neza. Yesu aragufasha. Arambwira ati we nta kibazo, we nta kibazo ujya urara hano ku buriri bwanjye, bana ntabwo bakwemerera. Attention. Ubwo rero niko immigration yaje kuza kuwa kane haragera, ariko kuwa kane wumva niba winjemo kuwa mbere, wumva kuwa kane hashize nk'ikinyejana, bumva isegonda ritagenda ntiritirimuka, isegonda ni nk'umunsi. Ariko baraza barahamagara immigration, mpitamaguruka vuba na vuba muri icyo cyumba ari njyenyine wari urimo ugomba gutahana, bahita badushyira hanze n'abandi bantu benshi. Ho nagomba gutaha vuba, ariko nkuko nakubwiye buri ntera yose nateraga umuntu ahoraga n'ibizazane. Kera kabaye imodoka iza kutuvana aho ngaho muri gereza itujyana aho bita Lindela, naho ni muri Afurika y'Epfo. Ni ikigo kinini cyane abantu bagomba gutegerezamo kugira ngo babatahane noneho nyabyo mu bihugu byabo babakusanyije. Rero tukimara kugera Lindela, hashize iminsi ngahe muri Afurika y'Epfo haba imyigaragambyo ikomeye cyane y'abakozi basaba kongezwa imishahara, ihagarika ubuzima bwose, ihagarika ikibuga cy'indege, nta kintu na kimwe cyakora, n'indege ntiyatirimukaga. Urumva yuko ya dosiye yanjye ubwo yasubiye inyuma, ufite gutinda ntindamo. Hano habi cyane, warwara ibicurane, hano umukecuru uvura w'umuzuru cyangwa ndabo b'Abanyafurika y'Epfo akaguha ikinini. Warwara malaria, mwese baka ikinini kimwe. Warwara malaria ni icyo kinini, nta kindi. Warwara igicuri ni icyo ngicyo. Warwara muri make byose niba byaravuraga nta muntu ubizi.
akaza ku kazi ryashakiye imiti akayiguha bishatse akayikujugunyira, cyangwa waba urimo utangiye kugera ku meza ye ngo akuvure akaba arasohotse nta kuvuga akazaza ejo cyangwa ejo bundi. Ni gutyo abantu baho bakubita ariko nyuma baza guhamagara izina ryanjye muri mikoro ndiyumva nandi kwiyogoshesha no gushwaga n'umuhungu w'umunyarwanda nawe twahuriyeyo urwembe nyine nawe urabyumva n'isabune byo bindi bakobwa nazo n'urwana afite umuburunga na gutya munini cyane munini wandi ugira gutyo ukavuze nduru ugatonekara. Noneho barahamagara ati kanaka ndagenda njya kuri iyo reception mu kadirishya aho ngaho reception nta magera. Noneho barambwira ati nimugoroba baragutahana. Ariko ubwo nagiye kwitaba igitima kidiha ndavuga ati nakoze kubera ko abo bantu ukuntu bazi bafataga abantu bavuga ati nakoze iki ariko bamihuru nziza ati nimugoroba baragutahana. Nimugoroba haragera abandi barasinzira mu cyumba n'abanaga n'abantu muri Zimbabwe cyangwa Nigeria. Noneho bo barasinzira nyine urumva igihe cyabo kitaragera ngenda ndarampagaze umutima udiye ndabese kuko abantu baraza kuko ntangiye kugira imitima ibiri kwibaza ariko baza kuza kuko baramfata banjyanamo indani mu biro masanga abagabo babiri bagomba kuntahana ibintu byose bankoraga kawa narimaze nk'amezi menshi rwose nta kumva ntaki kamanuka neza rwose mumva ndasusurutse. Hanyuma rero byaje kugera igihe wari uri muri immigration barakuzana kugera mu Rwanda. Hanyuma birumvikana neza nk'abantu kugera mu Rwanda birumvikana abawe imiryango inshuti barishimye mubona n'umwanya wo kuganiriza nabo. Turi kugana ku musozo abanyarwanda n'abantu bafite ibyangombwa bibemerera kujya mu mahanga. Nubuye butumwa wahereza abantu cyane cyane ufata umwanzuro akavuga ngiye mfite kuva mu Rwanda njya mu gihugu runaka harongeye gusangayo? Umwanzuro naha abantu ni no watumye mbe na mbere negura ikaramu nkandika kuko ko ibintu byatubayeho mu rugendo nisomo ngewe nigiye muri komeye cyane ku giti cyanjye nta rindi inama naha urubyiruko rwacu cyane cyangwa se n'abanyarwanda bose muri rusange ni ukudashidukira ikintu umuntu akubwiye utabanje kwicara unonosore ugosore neza ubitekerezeho ugisha inama kwa ko igihe ushobora kubikora ugahura n'ibizazane bikomeye cyane mu nzira. Urakoze cyane. Twari turi kumwe na Bright Eric afite igitabo turi kugana ku musozo. Wabwira abantu wenda aho basanga icyo gitabo cyawe ari nk'umuntu ushaka kukigura ese gifite aho bashobora kugisanga cyanditse cyangwa se niba ari cyo bagomba kugura kuri online ubwo niwo watubwira aho umuntu yasanga icyo gitabo cyawe? Kugeza ubu ngubu igitabo ni buryo bwa internet ntago ari cyo gufata mu ntoki cyanditse mu Kinyarwanda nakise ijoro ribaru wariraye kubera ko urwo rugendo rwose ni ijoro nyine ryambayeho iyo nkuru niyo nari ndi kubara kuvuga ibintu ukuntu byagenze. Igitabo yanjye ni Eric Bright Kayombayire inyuguti ya O. Igitabo umuntu akivana kuri web yanjye ariyo kayombayire.com kayombayire.com. Yego umuntu agezeho yahita abonaho ijoro ribari wariraye byose akabisoma hasi akabona nuko ashobora kugura. Iyo ukiguze ushobora gukoresha momo pay. Noneho igitabo nkata nkiguha uwo mwanya ntago bitinda iminota mikeya cyangwa se waba uba mu mahanga ukoresha ibisanzwe PayPal cyangwa ikarita ya banki ho bita bikugeraho uwo mwanya muri email yawe ugatangira ugasoma. Kandi nkeka yuko umuntu uzagisoma azavanamo inyigisho za buri munsi zimureba niyo ataba urugendo nyarwo rw'amabisi na situation umuntu yageramo buri munsi mu buzima ukuhura n'inshuti harimo amasomo akomeye wabonamo cyane yo kugira amakenga yo kwibaza ngo ese uriya muntu mwizere ese koko ntashaka kundoha uyu muntu agamije iki ese kamitamo undusha icy'abandi ese umuntu koko ni mwiza cyangwa ari shushanya. Harimo byinshi byagufasha mu buzima bwa buri munsi nk'umuntu asoma kino gitabo. Yego urakoze cyane Bright wakoze kuduhereza umwanya. Hanyuma hari inkuru nk'izi cyangwa nawe ufite inkuru yawe ushobora kwifuza kutuganiriza
ushobora kutwandikira kuri WhatsApp kuri 0788288316. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu, hanyuma mukomeze mugire n'umwaka mushya. Icyo cyo kiganiro cya mbere dukoze muri uyu mwaka Mutsinzi. Hanyuma no kuri social media mushobora kunsangaho kuri Calvin Mutsinzi, yaba kuri Facebook, Instagram cyangwa na Twitter. Murakoze cyane.